Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje, ndabifuriza kandi ibihe byiza aho muri hose. Ndabifuriza umugisha w'Imana, ndabifuriza amahoro y'Imana ngabane namwe n'abanyu bose. Reka uyu munsi tuganire ku nyigisho itoroshye, ku nyigisho ikomeye, inyigisho irebana n'abantu bivuruguta mu byaha kandi babizi ndetse babishaka, bakanga kwihana cyangwa se bakihana bakongera bagasubira babishaka. Ndagira ngo ntangire mbabwira yuko ibi ngibi bidashobora kubaha amahoro kandi ibi ngibi bigira ingaruka mbi. Abanyarwanda baravuga ngo, cyangwa se umunyarwanda yaravuze ngo ushaka gukira indwara arayirata. Niyo mpamvu n'umuntu kugira ngo areke icyaha aracyatura. Wacyaturira Imana yawe, wacyaturira mugenzi wawe wizeye. Ibi ngibi bigufasha kukivaho kubera yuko uba urahiye, uba kandi ufashe icyemezo cyo kukireka. Ariko iyo ukoze icyaha ugaceceka ukavuga ngo ntawambonye, ukongera ugakora, ukongera ugasubiramo, ukongera ugasubiramo, ndakumenyesha yuko nubwo wiha amahoro ariko nta mahoro uzabigiramo. Umunsi n'umunsi uzabona yuko wicukuriye icyobo kandi kukivamo bizakugora. Biri kugaragara muri iyi minsi yuko abantu bakora ibintu nkana, abantu bagakora ibintu ku bushake ndetse bakabishoramo n'abandi. Niba uzi yuko uri mu cyaha, ugira gutya ukabona umuntu yitwa umukozi w'Imana, yitwa umuririmbyi muri korali y'urusengero runaka, yitwa mudiyakoni, yitwa nde, ariko ukabona umuntu arasambana kandi agasambanya n'abo ashinzwe kuyobora muri uwo murimo w'Imana. Abantu bakamunuganuga bikagenda gute, ariko ukabona cwe nta muntu umuvuga, bikazarangira banamucirira bati wa mukobwa runaka yamuteye inda. Bikazarangira hari abo numva ngo bajya kubakodeshereza amazu, akamukora ibishoboka byose kugira ngo bitazamenyekana. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka arakureba, ijisho rye rirakureba, kandi ibyo uri gukora amaherezo bizakugaruka. Kandi nubwo uri kwibeshya nta mahoro ufite. Ushobora kuba wibeshya ngo pasiteri wawe ntabizi, ngo abandi bose ntibabizi, ariko ijisho ry'Uwiteka rirakureba. Ikindi kandi hari benshi bari kwivuruguta muri byinshi. Ukabona umuntu arimo aranyereza umutungo ashinzwe gucunga, umuntu arimo aranyereza utw'abakene muri za ONG bireze, abantu bagasaba inkunga hirya no hino ngo ngaya amafaranga y'abazungu ngo biki, akaza akarya, akaguramo amamodoka, kubaka amazu, abo yashinzwe kuyagezaho ntabagereho. Nagira ngo mbabwire ko ibi bintu bizabagaruka byanze bikunze. Uwiteka yicaye hariya arabareba, agira imbabazi, arategereje kugira ngo ababarire, ariko bipfa bipfusha umunsi umwe muzabona yuko ibintu mwakoze nta mahoro bishobora kubaho. Yewe ndetse no mu matorero bibamo, abantu bagafata ibya cumi n'amaturo, abantu bagafata amaturo yo kubaka insengero, bagafata iki, bakinezeza bakajya mu byabo. Wa murimo batangarije abakristo bitanze ugasanga ntawo bakoze. Nubwo mwiha amahoro ngo mufite amahoro, mufite Yesu, ariko nta mahoro mufite, nta mahoro y'umunyabyaha. Kandi umunsi n'umwe Uwiteka azabibabaza. Uwiteka azabibabaza kubera yuko amafaranga umuntu yigomwe nawe yagakombye kuyakoresha iki ngiki. Niba yaranafite n'andi yo gukora ibindi, wenda nawe yari kubasha kujya kwinezeza, agasohokana n'abana be cyangwa se n'umuryango we, ariko yigomwe aravuga ati ngire n'abandi bagira icyo bageraho, ngire n'abandi babasha kurarira. None wowe urayafashe, ugiye kuyinezeza, mugiye kuyakoresha ibindi aho kugira ngo yakoreshe icyo wayasabiye. Nagira ngo mbabwire ngo niba mutihannye, niba mutatuye ngo mubireke, Uwiteka bababarire, ibi bintu muzabizira. Yesu nashimwe. Tukamanuka, hari n'utundi dutoya, hari abantu bigize indyarya, umuntu akigira indyarya kugera aho yumva yuko n'Imana ari kuyiryarya, abantu bose akabigiraho indyarya, akiyerekana ko ari mwiza, ariko
ari we kirura kiriho, umuntu akaba agateranya aho ageze hose, sosiyete agezemo yose akabasopanya, umuntu akaba kandi yiyita umuntu ukorera Imana, yiyita umuntu wigira umutagatifu. Ndakumenyesha ko rwose nta mahoro uzigera ubona utaratura ngo wihane ibyo bintu bireke, uhinduke ube koko umukristo wa nyawe. Abandi barakorera Imana bishakira indamu, akavuga ngo ari kuvuga ubutumwa, akavuga ngo ari guhanura, akavuga ngo ari kugira gute, ariko ashaka imibereho. Ntago iby'Imana babicuruza, ntago iby'Imana babishakiramo indamu. Uwiteka iyo aguhaye akugiriye icyizere, icyo cyizere wigipfusha ubusa. Mukorere kubera yuko ntacyo yabuze, aho kugira ngo ujye gucuruza umurimo we ngo niwe uri bwungukiremo. Mukorere we azishakira ikigutunga, kandi nta muntu wigeze akorera Imana ngo yikorere amaboko. Rero ibyo bintu bivemo utarabona igihano cy'Imana, ibyo bintu bivemo uhindukire, usaba Imana imbabazi ikubabarire. Birababaje cyane kuba intama ushinzwe kuyobora arizo urimo kwerekeza ahantu hatari heza, aho kugira ngo uzifashe mu gakiza, ahubwo ukazikura mu gakiza, kubera yuko umukristo witanze akagira icyo ahereza Imana, akazabona wowe wabikoresheje ikindi, uramuvana mu gakiza, uramuvana mu byizerwa. Avuga ati ese uriya kari we wandushaga, warumbereye menta, uriya kari we wanyoboraga, uriya kari we wanyigishaga, akaba akora biriya, njyewe ndimo ndagana hehe? Abandi bari kwishakira icyubahiro, aho kugira ngo icyubahiro bagishakire uwabatumye. Icyubahiro ni icy'Imana, ntabwo twe tugomba kwishakira icyubahiro. Bene data, kora byose kubw'icyubahiro cy'Imana, aho kugira ngo icyo ukoze wihe icyubahiro, aho kugira ngo ugaganyare urute use nkaho byose ari we wabikoze. Hindukira kubera yuko igihe kirageze kugira ngo tugire ububyutse bwa nyabwo, tugire ububyutse bwa bundi butuma abantu batubona bagakizwa nta n'ijambo twavuze. Tugire ububyutse aho umuntu aba umukristo, akaba umukristo wa nyawe koko, agakorera Imana by'ukuri, agahinduka by'ukuri. Umuntu wese yamubona akifuza guhinduka kubera ukuntu yamubereye urumuri, yamubereye umunyu, kuko turi umunyu w'isi kandi tukaba urumuri rumurikira abari mu mwijima. Bene data, rero ndabinginze kugira ngo dukore igikwiye kandi duhindukire, tube abigisha b'ukuri muri ibi bihe bya nyuma. Ndagushimiye Mwami Imana, ngushimiye yuko ugize neza kubwira ijambo. Ndakwinginga kugira ngo umuntu wese wumvishije ijambo akaba yumvishe koko atsinzwe, akaba yumvishe koko hari aho agomba kwihana, agire ubutwari, yihane, ahindukire, hanyuma ababarirwe, akomeze urugendo yejejwe, kugira ngo n'abandi ye kubabera intaza. Kandi ndakwinginga kugira ngo umuntu wese waba yarakomerekejwe n'aba bantu bari gukora gutya, umwongere imbaraga umwuka wawe, agaruke mu nzira, akomeza gukorere, kandi akomeze nawe muri uru rugendo. Twese tuzahure kuri wa munsi tuguhereza icyubahiro kandi tubana mu bugingo budashira. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu niho mbigusabye. Amina.